irambwira ngo rero hari itegeko cyangwa se amategeko agiye kuza aze mu murimo wayo, kandi namara kuza mu murimo wayo azaba arwanya Imana cyangwa se avuguruza icyo Imana ivuga. Imana yarambwiye ngo isatiranye n'itariki ya mbere, urumva twari turi kuva mu itariki 31 n'ubundi dusatira ku itariki ya mbere. Muri iryo joro nyine nibwo nagizemo iyerekwa. Ahangaha ndasaka kuza kwisigura ku bantu basuzugura inzozi, hanyuma barangiza bakumva ko inzozi ngo ari ikintu giciriritse, kuhagurukanya umujinya, atangira kundwanya nyine, atangira kunkubita biteye ubwoba. Gusa nkakomeza guhumurizwa mbwirwa ko nyuma y'ibyo hari ubutabazi. Imana rero yambwiye ngo abayobozi b'amadini cyangwa se abakuru b'ayo matorero nibo bantu ba mbere bagiye guhaguruka barwanye abo bagize gute, abo bayoboye, bitewe n'uko banze iryo tegeko. Yego, muri ubwo buryo Imana irambwira ngo nibo bagiye gufata iya mbere mu kurwanya abantu bose bazanga iri tegeko. Hanyuma Imana irambwira ngo ariko Imana yarambwiye ngo uyu ni umwuka w'abadayimoni ugiye guturuka ikuzimu. Kubera ko inka ubundi mu buryo bw'ubusobanuzi bw'inzozi, inka mu buryo bw'umwuka ubona ije zishaka kwica zifite umujinya n'uburakari, izi nka zisobanura abadayimoni. Ni ukuvuga ngo rero Imana yarambwiye ngo uyu nguyu ni umwuka w'abadayimoni ugiye kuzamukira mu bantu b'abanyamahanga nabavuzeho. Yesu ashimwe. Imana yarambwiye ngo abo ngabo nabo bazarenganwa, kandi Imana yaransobanuriye irambwira ngo aba banyamahanga aba banyamahanga nabazaza baje nko mu cyiciro cya kabiri cyo kurwanya itorero ry'Imana. Kubera ko icyiciro cya mbere nk'iyerekwa rya mbere nabonye ko abasa n'abari abakuru bari badukuriye muri uwo murima, aribo bakuru b'umurimo w'Imana uyu munsi, nabonye ko aribo bagiye gufata iya mbere mu kurwanya abizera, abemeye ukuri bagakurikira Imana. Hanyuma rero Imana yambwiye ngo abanyamahanga bazaza ni nko mu cyiciro cya kabiri. Bo rero bazaza bateye ubwoba cyane, kuko Bibiliya irerekana cyangwa se yishurirwa rirerekana ko ni umwuka w'abadayimoni uzaba uri kubakoreramo. Rero ni ukuvuga ngo Imana yarambwiye ngo uyu ni umwuka w'abadayimoni uzamukiye ikuzimu uje gukorera abanyamahanga kandi kugira ngo barwanye itorero. Ariko Imana yarambwiye ngo uwuzihangana agakomeza guhamya hanyuma y'ibyo ngibyo byose hari ubutabazi. Sinzi uburyo bizacamo, amaboko y'Imana ni maremare senge cyane, kuko umwami Imana ari kumwe, ari mu itorero rye. Yohana mwihishurirwa yaboneye ku kirwa cy'Ipatimo ngo abonye ibitereko by'amatabaza 7, ariko ngabona hari uwubihagazemo, uwo ngo yari afite umusatsi usa n'ubwa bw'intama bwera, afite amaso asa n'ibirimi by'umuriro, ibirenge bye ngo byasaga n'umuringa, acenyeje umushumi. Amen. Hallelujah. Imana y'amahoro itugirire neza. Icyo nshaka kubwira nuko Yesu ari hagati mu itorero rye. Imana ishimwe. Niba uzi neza kuri mu itorero rya Kristo utaragera mu kigeragezo, ntabwo imbaraga z'Imana zagaragara. Imana irashaka kubanza kugera mu nyanja kugira ngo igaragaze imbaraga zayo, icemo inyanja, igaragaza imbaraga zayo, n'aba banyamahanga bamenye ko hejuru y'imbaraga zabo hari Imana ishobora byose. Iragira ngo ubanze ugere mu muriro, hanyuma nimara kuwugeramo uwuvemo nta n'umwotsi ukunukaho, kugira ngo abanyamahanga bamenye ko hari Imana ishobora byose. Uko bisa kose reka ngusuze nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana, uwo dukunda kandi ugakurikira ijambo ry'Imana, ugakurikira ibiganiro byose tuza ku Musaraba TV. Reka mvuge ngo umugisha w'Imana nubane nawe, kandi ineza y'Imana ikomeho ndetse n'abawe bose hafi na kure mu bice bitandukanye, ku migabane itandukanye, mukamuteze amatwi mumva n'ururimi ndi kuvuga. Mwese mbahaye ikaze, kandi nkomeje kubifuriza umwaka mushya muhire. Imana ibagirire neza, Imana ibahaze uburame mu izina rya Yesu Kristo. Ni Ben povugana kuri mikoro, ngize umugisha ndi kumwe n'umukozi w'Imana, n'umutumwa dufite muri kano kanya. N'ubwambere tumwakiye, ariko naza kubitwemera ntago biri buze kuba ubwa nyuma. N'umukozi w'Imana tugiye kubona muri kano kanya, mumfashe kugira ngo tumwakire kandi tumuhe ikaze ku Musaraba TV. Tugoye ikaze mu izina rya Yesu.
Murakoze cyane. Ni amahoro. Turashima Imana. Umeze neza? Yesu araturinze. Hashimwe Yesu. Amen. Umwaka mushya muhire. Kuri twese. Turi mu ntangiriro z'umwaka, turakeye kwifurizanya umwaka mushya. Nizeye ko kandi wawutangiye neza n'ukawusoza amahoro. Tumeze neza, umwami Imana araturinze. Ibi ni byiza, tugomba gushima niko Imana ivuga. Ndumva tutangiye neza, turashima Imana. Yesu aracyadukomeje. Yego. Yes, tuguhaye ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kandi ugubwe neza. Murakoze cyane. Yes. Niyo tugiye kubona muri kano kanya, ariko kandi biravuga ngo biba byiza iyo abagenzi bagendanye baziranye. Mwitwa bande, muturutse he? Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Nsengimana Theogene. Nyuma Yesu Kristo araturinze. Ndi umunyamasengesho mu buzima busanzwe, ndi umuvugabutumwa watumwe n'Imana ishobora byose muri Yesu Kristo, utaratumwe n'idini. Hanyuma rero ndi hano n'ubundi kubw'inkuru nziza y'agakiza kugira ngo dukomezanye kumva icyo Imana ishaka kutubwira muri iyi minsi. Murakoze cyane. Yego, Imana iguha umugisha. Uravuze ngo uri umukozi w'Imana utaratumwe n'idini. Yes. Bishaka ko ari abatumwe n'idini. Baragaragara kuko Bibiliya ubwayo irabagaragaza nk'uko tubibona muri Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho 15, uhereye ku murongo wa mbere. Hari amagambo atubwira ngo nuko abafarisayo n'abanditsi baturutse Yerusalemu baramubaza bati, kuki abigishwa bawe bataziririza imigenzo y'abakera ntibajabike intoki bagiye kurya? Hanyuma ngo Yesu nawe arabasubiza ngo none kuki mwebwe mucumura itegeko ry'Imana muricumuje imigenzo yanyu? Nuko arababwira ngo kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nubahe so na nyoko. Hanyuma kandi ngo uwubahutse se na nyina cyangwa se usuzuguye se na nyina bamwice. Ariko mwebwe muravuga muti icyo najyaga kugiha nagituye Imana. Ngo nuko mucumura itegeko ry'Imana ngo mukomeze imigenzo yanyu. Arakomeza arababwira ngo mwandyarya mwe, Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati, ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo ikamba kure. Ngo bansengera ubusa kuko amategeko bigisha bose ari inyigisho z'abantu. Urumva rero hari abantu bifite inyigisho z'abantu. Yes, ni muri ubwo buryo rero njyewe ntabwo ari bwo buryo ndimo, ahubwo nkurikiza icyo ijambo ry'Imana rivuga. Imana y'amahoro itugirire neza. Yego, Imana y'amahoro ikugirire neza natwe kandi iduhane umugisha. Ikindi rero tuguhaye ikaze kandi aha ni mu rugo, ari n'Umusaraba TV kandi ishakiro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Turi hano kugira ngo tubwire abantu bari hafi n'abari kure bamenye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bamenye ko Yesu agira neza, bamenye ko Yesu atabara, ariko kandi banirimbishe kuko nubwo turi mu isi igihe kizagira tujye mu ijuru. Amen. Niko abakristo twizeye tuvuga ko mu isi atari iwacu, igihe kizagira tukajya mu ijuru. Kujya mu ijuru bisaba iki rero? Ni ukwirimbisha. Niyo tugira tunyuzaho ubutumwa bwiza butandukanye dutumira abakozi b'Imana, no kugira ngo dufatikanyize hamwe kugira ngo tubone uko tugenda mu rugendo twirimbisha. Habwa umugisha rero n'Imana. Murakoze cyane, muhezagirwe. Yego, reka tugusabe rero, ntabwo tugwa dutinda, twaguhaye ikaze, wiyumvemo ikaze. Senga Imana, numara gusenga Imana uko Umwuka Wera kuyobora, udupfundurira agaseke Imana yaguhaye mu izina rya Yesu. Ni karibu. Murakoze cyane. Mbere ya byose kadusenga Imana idushoboze kandi iduherekeze, ituyobore muri uyu mwanya. Yego. Habwa ikuzo n'icyubahiro Mana yacu nkuru, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, Data wa twese uri mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nongeye kugushimira kubw'umugambi wawe mwiza, nongeye kugushimira Mana y'amasezerano. Uri Imana ishobora byose, uri Imana twiringiye, uri Imana idukunda, ni ukuri gitare cy'amahanga nyiringabo. Watanze umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo twebwe abari mu isi nitumwizera muri we tubone ubugingo buhoraho. Ibyo ni urukundo Data ruhebuje. Mu izina rya Yesu Kristo rero Mwami nyiringabo, uyu munsi wongeye kutwemerera kuba turi bazima, wongeye kutwemerera kuba muri uyu mwanya. Ni ukuri Data wera, izina ryawe ribihererwe icyubahiro. Wagize neza rero gitare cy'amahanga nyiringabo, uratwemereye kugira ngo tugere muri uyu mwanya murengezi w'ubugingo. Hereza Uwiteka Nyagasani umugisha umuntu wese witabiriye uyu mwanya murengezi w'ubugingo, uhereze umugisha Umusaraba TV murengezi w'ubugingo. Kandi Data wera ukiranuka, ndakwinginga kugira ngo uze kuyobora ibi biganiro. Ni ukuri gitare cy'amahanga ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe ryo rikomeza guhabwa icyubahiro.
urakoze rero mwami, ntabwo mvuga byinshi nk'ugutota amagambo, reka umwuka wera akomeze kudusabira kuko ari we wenyine ujya utunihira iminiho itavuga. Ngaho ganza kandi utegeke, byose birakumvira mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imbaraga n'amavuta. Ya, murakoze cyane kuduha ikaze hano ku Musaraba TV. Dukunda ibiganiro mucisha kuri iyi channel, kandi ikindi niyo mpamvu Uwiteka yaduciriye inzira akatwemerera kugira ngo icyo yadusize ku mutima yuko ashaka ko tuza kuvuga, kugira ngo tubashe kuba twaca kuri iyi channel kugira ngo kigere ku bana b'Imana abo yashimye ko kibageraho. Hanyuma rero mfite ubutumwa nzaniye bene data abizera Yesu Kristo, ubutumwa ku itorero ry'Imana, ariko nk'uko mubivuze n'ubundi, reka dutangire kugira ngo dutange ubu butumwa. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Twasenze twatangira, hari mu ijoro risatira nyine itariki ya mbere, urumva twari turi kuva mu itariki 31 n'ubundi dusatira ku itariki ya mbere. Muri iryo joro nyine nibwo nagizemo iyerekwa. Ahangaha ndasaka kuza kwisigura ku bantu basuzugura inzozi, hanyuma barangiza bakumva ko inzozi ngo ari ikintu giciriritse, ku buryo nyine ngo iby'inzozi birangirira mu nzozi. Imana iravuga cyane mu nzozi. Usomye ibyanditswe byera, Bibiliya ubwayo itubwira ko inzozi Imana izikoreramo cyane. Yakoreye muri Yosefu kandi imugeza ku rwego rukomeye, ibyo yamubwiye byarasohoye. Yakoreye muri Daniyeli, yagiye asura abantu batandukanye, na Yakobo yaramusuye mu nzozi iramuvugisha. Imana yakoreye mu nzozi cyane. Iyo urebye Pawulo mu bice 16 ajya kujya ku mugabane w'Ubugiriki, ku mugabane w'Uburayi mu Bugiriki, Imana yaramusuye mu nzozi kandi amenya icyo imubwiye. Inzozi rero abantu be kujya bazisuzugura, kuko Imana mu nzozi ngo nahungishe umwana nyina. Imana irazikoresha cyane. Kandi Bibiliya muri Yobu ibice 33:14 ijambo ritubwira ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri, nubwo umuntu atabyitaho, ngo mu nzozi mwiyerekwa rya nijoro. Uri kumva rero, nubwo ari mu nzozi umuntu ashyizweyo, ariko hari yibyerekana, hari yizana iryo hishurirwa kugira ngo nawe ubashe kuribona. Rero abantu ndabanza kuwiseguraho, ntibagasuzugure inzozi, kuko ni ikirere Imana ikoreramo cyane, iganira n'abantu bayo kugira ngo ibahe amakuru. Ubwo twari twinjiye mu itariki ya mbere, n'ubundi ni muri iryo joro mu rukerera, amasaha ya saa 9 nyine zisatira saa 10, nagize iyerekwa ngo mbone ngo ndahantu mu murima runaka. Hanyuma ngo nabonaga ndi kumwe n'abandi bantu batari bakeya. Muri abo bantu nabonaga harimo ngo na mama wanjye, ariko kandi nkabona ngo afite inshingano nawe mu bayoboye uwo murima. Nabonaga turi mu mirimo igiye itandukanye. Hanyuma buri muntu wese nyine afite umurimo ari gukora. Hanyuma naje kubona ngo haje itegeko muri uwo murima twakoraga. Mbona ngo haje itegeko. Iryo tegeko ryaje ngo ryari ritandukanye cyane n'amategeko twagenderagaho muri uwo murima, kandi bikaba bisaba kugira gute kuyakurikiza. Ariko njyewe ngo nakwitegereza nkabona iryo tegeko cyangwa se ayo mategeko bazanye ahabanye n'amategeko y'Imana, cyangwa se ahabanye n'amategeko y'ibyo twakoraga. Ndababwira nti rero njyewe ntabwo ndi bwigere ndeka ibyo nakoraga, ahubwo ndakomeza ku byo nakoraga, kuko ndeba ibi ngibi bije bihabanye cyane n'ibyo turi kugira gute, n'ibyo dushaka cyangwa se turi kugenderaho. Hanyuma rero mbona mama, kuko nawe nabonaga ngo afite uruhari cyangwa se ari umuyobozi aho hantu twari turimo dukora, mbona arahagurutse, ahagurukana uburakari buteye ubwoba, arandakarira cyane, atangira nyine kumpana. Ubwo ni ukunkubita, aramana cyane, arankandagira mu buryo bukomeye. Gusa nyine nkumva ko ntagomba kureka iryo tegeko narindiho cyangwa se amategeko twagenderagaho. Nuko ariko ukankubita, ukambabaza, nkakomeza kumva ijwi rimbwira ngo uhumure, ntugire ikibazo, kuko hanyuma yaho hari ubutabazi. Nkumva ko nyuma y'ako karengane, nyuma y'uwo mubabaro, hari ubutabazi. Nuko ibyo ngibyo byavuyeho.
mbona irindi yerekwa cyangwa se irindi rishurirwa, ngiye kubona mbone ngo inka nyinshi, mbone inka nyinshi ziri kwiruka ku nka imwe ya nyine y'inyana yindi ifitemo amabara y'umweru nyine, mbona zirayirukaho cyane, nazo zifite umujinya, gahunda zifite ariyo kugira gute, ariyo kuzica, zifite gahunda yo kuyica nyine. Nuko nyine ibyo ngibyo ndabibona, ariko ngiye kubona mbona ibyari inka bivuyemo abantu. Zari inka nabonaga zifite umujinya zirimo zirwanya ya yindi, ngiye kubona mbona izo nka zivuyemo iki, abantu. Na ya yindi nabonaga yindi zari zirimo zishaka kwica, mbona zivuyemo umuntu, ariko wowe ngo yari mukuru wanjye. Sobanukirwa ko ngo impamvu ngo ari uko ngo mukuru wanjye, ngo impamvu izo nka ziri kumuhiga cyangwa se aba bantu bari kumuhiga, ngo nuko yakurikiye ya nzira naciyemo. Hanyuma noneho Imana numva ko insobanurira ko izo nka zari inka zikaba zivuyemo abantu, ngo zirasobanura abanyamahanga. Ahangaha nimvuga umunyamahanga abantu babyumve neza. Kera ku Bisiraheli umunyamahanga yabaga ari uwo mu gihugu cya kure, i Babuloni cyangwa se muri Ashuri, kubera ko badahuje nyine kwemera, badahuje ubwoko, kuko Isiraheli yari ubwoko bw'Imana. Ariko noneho uyu munsi ntabwo ariko bimeze, ahubwo umuntu wese udakijijwe, umuntu wese nyine mudahuje kwemera, ubu ngubu ni umunyamahanga kuri wowe. Yaba papa wawe ni umunyamahanga, yaba mama wawe ukubyara ni umunyamahanga, yaba mushiki wawe cyangwa mukuru wawe ni umunyamahanga, igihe mudahuje kwemera. Ni ukuvuga ngo rero Imana yarambwiye ngo abo bantu ni abanyamahanga, kandi nabwo nabonaga nyine bakomeje kumushakisha, nabonaga gahunda bafite ngo ariyo kumwica. Nuko hanyuma nanjye ubwo nari ndaho ngaho mu buryo bwo guhunga, ariko ngiye mbonye ko bari buze kumbona, ndangije ndahagarara, mbaza umwe muri bo bari kumuhiga, ndababaza ngo kubera icyo uriya murimo mu muhiga. Nuko arambwira ngo nuko ngo yaciye mu nzira ye, ngo nuko ngo ari gushaka guca mu nzira ye, ntace mu nzira twateguye cyangwa se twebwe turi gucamo. Arambwira ngo mbese wowe ngo nturi mu nzira yacu? Nuko ndamwihorera gusa ku mutima, ndavuga ngo iyaba wari uzi ko iyi nzira ari gucamo ari ngewe wayitangije nyine yo kubaha cyangwa se yo kugendera ku byo ngewe nshaka ko dukomeza kugenderaho. Ndavuga mu mutima nta, ariko se ubundi bwo bibwira ko nareka gukomeza kumvira kugendana na mukuru wanjye ngo ndagendana namwe abanyamahanga? Nuko rero mbona bakomeje kumuhiga, ariko ngahungira mu gace kamwe yarazi, bakomeza kumugendaho n'ubundi, ariko mbona gahunda bafite ariyo kumwica. Hanyuma rero ndagira ngo iyerekwa ryanjye ryarangiriye aho ngaho. Hanyuma Imana yampaye ijambo ryo kugira ngo duherekereshe iyi mesaje. Bukeye abo bagabo baravugana bati, nta mpamvu tubona kuri Daniyeli keretse nituyibona mu magambo n'amategeko y'Imana ye. Nuko abo batware bakomeye n'ab'intebe bateranira ibwami, babwira umwami bati, mwami Dariyo nyaguhoraho, abatware bakomeye bo muri ubu bwami n'ab'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigiriye inama yo gushyiraho itegeko ry'umwami n'iteka rikomeye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari wowe asabye Nyagasani, azajugunywe mu rwobo rw'intare. Nuko none Nyagasani, hamya iryo tegeko, ushyireho ukuboko ku rwandiko rwaryo, kugira ngo rye kuzakuka nk'uko amategeko y'Abamede n'Abaperesi atavuguruzwa. Nuko umwami Dariyo ashyiraho ukuboko ku rwandiko rw'iryo tegeko, maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko ajya iwe, kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguye yerekeye i Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 mu munsi asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Bukeye ba bagabo baraterana, baragenda basanga Daniyeli asenga Imana ye, ayinginga. Baramubaza,
baraza bavugira imbere y'umwami ibya rya tegeko rye bati mbese harya nyagasani ntiwashyizeho ukuboko ku rwandiko rw'iteka waciye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose cyangwa umuntu wese atari wowe asabye nyagasani ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare. Umwami aramusubiza ati narabitegetse koko nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Baramusubiza bati ariko Daniyeli we wo mu banyagano b'Abayuda nta kwitayeho nyagasani cyangwa iteka washyizeho ukuboko, ahubwo ajya asenga 3 mu munsi. Umwami yumvise iryo jambo ararakara cyane, ashyira umwete cyane kuri Daniyeli kugira ngo amukize. Burinda gato umwami yumvise iryo jambo ararakara cyane, ashyira umwete cyane kuri Daniyeli kugira ngo amukize. Burinda abwira ba bagabo bongera guteranira ibwami, babwira umwami bati nyagasani umenye ko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ngo nta tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami rivuguruzwa. Nuko umwami arategeka bajya kuzana Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare, ariko umwami yari yamubwiye ati Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Maze bazana igitare bagishinga ku munwa w'urwobo. Umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be kugira ngo ibyo ategetse kuri Daniyeli bidahindurwa. Nuko umwami asubira mu nzu ye akesha ijoro yiraje ubusa, ntibamuzanira ibyo kumucurangira, ntiyarushya agoheka. Bukeye umwami yibambura kare mu museso, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi y'urwobo Daniyeli yari arimo, atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro abaza Daniyeli ati yewe Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Daniyeli asubiza umwami ati nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Umwami ahera ko anezerwa cyane, ategeka ko bakura Daniyeli mu rwobo. Nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye kuko yari yiringiye Imana. Amen. Maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Daniyeli, babazanana n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri urwo rwobo rw'intare. Zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufwa yabo, batararushya bagera mu rwobo hasi. Umwami Dariyo ahera ko yandikira abantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose ati amahoro agwire muri mwe. Nshyizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Daniyeli w'Umuperesi. Daniyeli agubwa neza. Amen. Dusomye amagambo atari make yaboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Ibice byaho ni 6, duhereye ku murongo wa 2 ukageza ku murongo wa 29 niho aya magambo agaragara neza. Ariko iri jambo niryo riri buze kutuyobora, cyangwa se niryo ribuze kutuyobora mu gusobanura iri yerekwa, kuko Daniyeli yaciye mu karengane gateye ubwoba, arangwa, aragambanirwa ku rwego anagize gute, anatawe mu rwobo rw'intare. Ariko n'ubundi birangira Imana imukuyemo, ngo kuko yiringiye Imana ihoraho, kuko yiringiye Imana ishobora byose. Hanyuma rero ndagira ngo nsobanure kuri iri yerekwa
hanyuma nawe uraza kumva icyo Imana ishaka kuvuga cyangwa se icyo Imana yashatse kuvuga, kuko Daniyeli iyo ataza gufata umwanya wo kubana n'Imana ngo asenge yubahe Imana, ntabwo yari kubasha kugira gute, ntabwo yari kubasha gukira, kuko guhamya Imana, mu guhamya Imana niho umuntu akura imbaraga. Yesu yaravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga, muzaba abagabo. Yesu ashimwe cyane. Yaravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, muzaba abagabo bo kumamiriza i Yerusalemu, i Yudaya n'i Samariya kugeza ku mperuka y'isi. Ni ukuvuga ngo rero mu guhamya tuhakura imbaraga, tuhakura ubwenge, tuhakura ubushobozi, kandi mu guhamya niho dukirizwa nyine. Saduraka, Meshake na Abedenego batarajya mu muriro bagombaga kugira ubwoba, ariko Imana kuko ari umukozi w'umuhanga yarabaretse kugira ngo babanze bagere mu muriro. Yesu ashimwe cyane, hanyuma ibone kubatabariramo. Niba ushaka ko Imana ikugirira neza, cyangwa se niba ushaka ko Imana igutabara mbere y'ikigeragezo, mwene da ntago uzigera ubibona, kubera ko Yesu yaciye mu bibazo, yaciye mu bigeragezo, yaciye mu ntambara, kandi n'intumwa n'abahanuzi bose nuko nguko byagenze. Kandi Bibiliya ivuga iki? Ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Bivuze ngo ibyo bakoraga, ibyo bavugaga, uko bagendaga niko natwe dukwiriye kugira gute? Kugenda. Yesu ashimwe cyane. Amateka aravuga ko Petero yapfuye bamucuritse, yaba abambwe acuritse, kuko yavuze ngo nimumbambe nk'uko mubambye umwami wanjye, ahubwo njye mumbambe ncuritse. Pawulo yaciwe igihanga, Yohana Umubatiza nuko byagenze, Terefano yicishijwe amabuye. Abo bose ni abahamya baduhamiriza. Iyo urebye Abaheburayo igice cya 11 hatubwira ku byitegerezo by'abizera. Abo ngabo Bibiliya iratubwira ngo ndetse n'isi ntibari bakwiriye kuyibamo. Rero ni ukuvuga ngo wowe ni ushaka gutabarwa, hanyuma ukumva ko ugomba gutabarwa mbere y'ikigeragezo, cyangwa ukumva ko ugomba gutabarwa mbere y'ikibazo, ukumva ko ugomba gutabarwa mbere y'uko ujya mu rwobo, ukumva ko ugomba gutabarwa mbere y'uko winjira mu muriro, ukumva ko ugomba gutabarwa mbere y'uko winjira muri gereza, ntabwo uzabibona, kubera ko iyi nzira ducamo niko bimeze, irafunganye, kandi abayicamo ngo ni bakeya, niko umwami ubwe yivugiye. Ariko kandi niba ushaka guca mu gihogere gicamo benshi, ugashaka kugendera mu bikoroheye n'ibigutunganiye, ugashaka guca mu nzira ngari, nabyo uzabibona, kubera ko inzira ngari tuzi aho yerekeza. Umwami yaravuze ngo ni mu irimbukiro, kandi iyo witegereje abantu benshi koko usanga iyi nzira iyo bari gucamo, kubera ko ntago bashaka kurenganwa. Tudatinze rero, reka sobanure ku by'iyerekwa nabonye. Imana y'amahoro yaransobanuriye mu busobanuzi yampaye, tega amatwi ukuremo iryawe. Irambwira ngo uyu murima nabonye, nari ndimo n'abandi bantu batari bakeya. Yarambwiye ngo uyu murima uri gusobanura umurimo wayo, nkuko tubisanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, ibice byaho 3, ibice 3 ku murongo wa 9 hari amagambo atubwira ngo kuko twembi Imana ariyo dukorera, namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. Ni ukuvuga ngo ahangaha Bibiliya iratugaragaza nk'umurima, kandi ikatugaragaza nk'inzu. Rero ni ukuvuga ngo yarambwiye ngo uyu murima uri gusobanura umurimo wayo. Kandi aba bantu nabonaga ko twari turi kumwe, Imana yarambwiye ngo ni abakirisitu bagiye batandukanye bari mu murimo wayo, kandi bafitemo imirimo igize gute, igiye itandukanye. Irambwira ngo uyu mudamu nabonye agaragara nka mama, irambwira ngo ni abantu bavuga ko ari abayobozi bakuriye iki, amatorero cyangwa se n'amadini, reka mbivuge gutyo. Hanyuma irambwira ngo rero hari itegeko cyangwa se amategeko agiye kuza aze mu murimo wayo, kandi namara kuza mu murimo wayo azaba arwanya Imana cyangwa se avuguruza icyo Imana ivuga. Imana yarambwiye ngo nuko kubona mama aza nyine akamana, kuko nanze iryo tegeko. Imana irambwira ngo aba bayobozi b'amadini cyangwa se abayobozi b'amatorero nibo bagiye gufata iya mbere mu kugira gute, mu kurenganya abakirisitu babo cyangwa se abo bayoboye banze gukurikiza iryo tegeko ryavuye hanze. Nabonaga ari indi tegeko rije, ariko kandi rivuguruza iryo twari turi kugira gute, iryo twari turi gukurikiza. Nibwo rero nabyanze, mbona ntangiye kurenganwa. Hagurukanye umujinya, atangira kundwanya nyine, atangira kunkubita biteye ubwoba.
gusa nkakomeza guhumurizwa mbwirwa ko nyuma y'ibyo hari ubutabazi. Imana rero yambwiye ngo abayobozi b'amadini cyangwa se abakuru b'ayo matorero nibo bantu ba mbere bagiye guhaguruka barwanye abo bagize gute, abo bayoboye, bitewe n'uko banze iryo tegeko. Yego, muri ubwo buryo Imana irambwira ngo nibo bagiye gufata iya mbere mu kurwanya abantu bose bazanga iri tegeko. Hanyuma Imana irambwira ngo ariko abantu bose bazayumvira bakaguma ku itegeko ry'Imana ntibihakane Yesu Kristo, Imana irambwira ngo hanyuma y'ibyo ngibyo hari ubutabazi. Ibyo reko arindi nabonye mbona inka zirimo ziruka ku yindi nka zirimo zishaka kuyica, ariko nkabona hanyuma yo havuyemo abantu. Imana yarambwiye ngo uyu ni umwuka w'abadayimoni ugiye guturuka ikuzimu, kubera ko inka ubundi mu buryo bw'ubusobanuzi bw'inzozi, inka mu buryo bw'umwuka ubona ije zishaka kwica zifite umujinya n'uburakari, izi nka zisobanura abadayimoni. Ni ukuvuga ngo rero Imana yarambwiye ngo uyu nguyu ni umwuka w'abadayimoni ugiye kuzamukira mu bantu b'abanyamahanga nabavuzeho. Yesu ashimwe cyane. Kubona nyine zari inka zifite umujinya n'uburakari, ariko nkabona haje kuvamo abantu n'ubundi Imana ikansobanurira ngo ni abanyamahanga. Imana mu buryo yabinsobanuriyemo yarambwiye ngo ni umwuka w'abadayimoni ugiye kuzamukira ikuzimu, ariko uzamukire mu banyamahanga. Ubwo ni abantu bari hanze y'itorero badakijijwe. Hanyuma rero kubona bari guhiga mukuru wanjye bashaka nawe kumwica nyine kuko ngo yanze guca muri iyo nzira, Imana yarambwiye ngo uyu mukuru wanjye arasobanura abantu bose bazumva ukuri, barangiza bakamenya ukuri, bakamenya ko inzira y'Imana ariyo ya nyayo, barangiza bagashaka kuyicamo nyine bateye umugongo rya tegeko. Imana yarambwiye ngo abo ngabo nabo bazarenganwa. Kandi Imana yaransobanuriye irambwira ngo aba banyamahanga aba banyamahanga ni abazaza baje nko mu cyiciro cya kabiri cyo kurwanya itorero ry'Imana. Kubera ko icyiciro cya mbere nk'iyerekwa rya mbere nabonye ko abasa n'abari abakuru bari badukuriye muri uwo murima, aribo bakuru b'umurimo w'Imana uyu munsi, nabonye ko aribo bagiye gufata iya mbere mu kurwanya abizera, abemeye ukuri bagakurikira Imana. Hanyuma rero Imana yambwiye ngo abanyamahanga bazaza ari nko mu cyiciro cya kabiri. Bazaza ari nko mu cyiciro cya kabiri cyo kugira ngo barwanye itorero, barwanye abantu banze kumvira ukuri. Bo rero bazaza bateye ubwoba cyane, kuko Bibiliya irerekana cyangwa se yishurirwa rirerekana ko ni umwuka w'abadayimoni uzaba uri kubakoreramo. Rero ni ukuvuga ngo Imana yarambwiye ngo uyu ni umwuka w'abadayimoni uzamukiye ikuzimu uje gukorera abanyamahanga kandi kugira ngo barwanye itorero. Ariko Imana yarambwiye ngo uzihangana agakomeza guhamya hanyuma y'ibyo ngibyo byose hari ubutabazi. Sinzi uburyo bizacamo, amaboko y'Imana ni maremare kandi ni byose. Izi nzira nubwo twebwe tureba tukabona inzira ifunganye, ariko Imana y'amahoro izi nzira izacishamo igatabara ubwoko bwayo, kuko Saduraka, Meshake na Abedenego uko bisa kose ntago bari biteguye ko bagomba no gukira. Komanteri kuri iri jambo nyine riri hano mu bice bitatu igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli cy'aba basore bahamije, komanteri iravuga ngo aba basore batarajugunywa mu muriro bagiye babaza guhanuza Daniyeli kuko yari umuhanuzi muri icyo gihe. Hanyuma ngo baramuhanuza bamubaza ibyo ari byo, kuko umwami akimara kubabwira ngo mbese ni iyihe Mana iri bubashe kubakiza amaboko yanjye, bakamusubiza ngo mwami niba ari ibyo Imana dukorera iteka ibasha kudukiza, ariko naho itadukiza umenye ko tutari gubarara iki gishushanyo. Bibiliya komanteri iravuga ngo umwami yabahaye amahirwe yo kugira ngo bagende babitekerezeho. Nibwo bagiye kureba Daniyeli noza Ezekiyeli, bamubaza amashira cy'inyuma kuko yari umuhanuzi. Hanyuma ngo Imana yaramubwiye bamubajije, biramubwira ngo babwire ngo bazashya gushya, ariko ubugingo bwabo nzaburinda, ntacyo buzaba, nzabaha ubugingo. Hanyuma rero ngo bava kuri Daniyeli bavuze ngo kuri Ezekiyeli ngo bahava bishimye, baravuga ngo nubwo twashya ariko ubugingo bwacu bukaza kurokoka. Nuko rero baragenda, nibwo benyegeje umuriro, barangije ngo babajugunyamo. Komateri ikomeza kuvuga ngo mu ijuru inama iraterana. Ni komateri biburike nyine, gusa njyewe ngendera ku byanditswe byera cyane. Iyi ni nk'imfasha nyigisho. Mu ijuru ngo inama iraterana, iteranye ngo Imana ibaza marayika wa mbere ngo ninde wajya gutabara aba bagabo akabakiza. Uwa mbere ngo aramanika
Imana iramubaza ngo wakoresha nk'iminota ingahe kugira ngo utabare aba bagabo. Hanyuma ngo arasubiza ngo iminota 25. Imana amubwira ngo yicarire we wasanga bahiye kandi ntago mbishaka. Hanyuma ngo ndaramanika, amanitse aravuga ati ariko rero ngewe nshobora gutabara bari abagabo. Imana yamaza ngo wakoresha nk'iminota ingahe? Ati nka 15. Namubwira ngo yicarire kuko wasanga n'umwotsi w'abanutseho kandi ntago mbishaka. Hanyuma ngo Yesu Kristo umwami w'abami, intare mu muryango wa Yuda, igisitsi cya Dawidi aramanika. Amanitse ngo Imana iramubaza ngo wowe urakoresha iminota ingahe? Iramubwira ngo nta minota nkoresha, ngewe n'ubu ngubu ndiyo kuko mbera hose icyarimwe. Haleluya. Hanyuma Imana yamubwira ngo nuko ihute ubatabare. Burya rero ngo bajya kubajugunya muri uyu muriro aba basore, nuko ngo Yesu yari yanamaze kugera muri uyu muriro yawuciye intege, kuko hari umuriro uruta uwundi, hari imbaraga zimira izindi. Yesu ashimwe cyane. Nuko ngo Bibiliya ivuga neza ko ijambo ry'Imana ari ibirimi by'umuriro kandi ari umuriro ukongora. Yesu Kristo rero ari hejuru ya byose. Ndaho ngaho ndahumuriza abera, ndahumuriza itorero, ndahumuriza abantu bose bakurikiye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kugira ngo bakomere kandi bambare imbaraga, basenge cyane, kuko umwami Imana ari kumwe, ari mu itorero rye. Yohana mwihishurirwa yaboneye ku kirwa cy'Ipatimo ngo abonye ibitereko by'amatabaza 7, ariko ngabona hari uwubihagazemo, wo ngo yari afite umusatsi usa n'ubwoya bw'intama bwera, afite amaso asa n'ibirimi by'umuriro, ibirenge bye ngo byasaga n'umuringa, akenyeje umushumi. Amen. Imana y'amahoro itugirire neza. Icyo nshaka kukubwira nuko Yesu ari hagati mu itorero rye. Imana ishimwe. Niba uzi neza kuri mu itorero rya Kristo, bamaso iturize gusa, wirebera agakiza, ihagararire gusa wirebera agakiza, Uwiteka agiye kujya gute kukuzanira. Ariko icyo nakubwiraga cyo, banza ugere mu kigeragezo, banza ugere mu kibazo, niho imbaraga z'Imana zizagaragara. Imana Yesu yigeze abwira Pawulo ku gishako yari afite, ndumva ni mu bice 12 urwandiko rwa 2, ibice 12 yandikiye itorero ry'i Korinto, ku murongo wa 9 uzasome. Pawulo ngo yari afite igishako cy'ijisho ryahoraga ririra, ariko ngo noneho asaba umwami Imana. Icyo gishako ngo yakigize bitewe n'ibintu yahishuriwe, bitewe n'uburyo yahishuriwemo Imana, ngo akagera mu ijuru rya gatatu, akagira muri paradizo y'Imana, akabona ibitabonwa, akabona iby'amaso y'abantu atabasha kubona. Hanyuma ngo kugira ngo atishyira hejuru, Imana ngo imuhe igishakwe, ngo kuko ngo cyari igishakwe ngo yahoraga arira, then ngo ni nk'inkoni y'abadayimoni, ni nk'uburyo abadayimoni bahoraga, then uburwayi, birumvikana uburwayi hari igihe Satana gusaba, Imana ikamuguhereza kugira ngo umenye neza ko byose bishoboka kandi urusheho kubaha Imana, umenye ko ariyo mutabazi wawe. Ni muri ubwo buryo Pawulo yari afite icyo gishako, nubwo yari afite imbaraga. Imana iramubwira ngo asoma 9 ngo asaba Imana ngo imukize icyo gishakwe. Ariko ngo Imana iramubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iramubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Icyo nshaka kuvuga ngo kuko intege nke z'umuntu ziri, ariho imbaraga zanjye zuzura. Yego. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni ukuvuga ngo rero icyo nshaka kuvuga ni iki: tubanze tugere mu kigeragezo, tubanze ducire bugufi Imana, tubanze twihangane kugira ngo imbaraga z'Imana zigaragare. Nashaka kuvuga iki ngiki: utaragera mu kigeragezo ntabwo imbaraga z'Imana zagaragara. Imana irashaka kubanza kugera mu nyanja kugira ngo igaragaze imbaraga zayo, icemo inyanja, igaragaza imbaraga zayo, n'aba banyamahanga bamenye ko hejuru y'imbaraga zabo hari Imana ishobora byose. Iragira ngo ubanze ugere mu muriro, hanyuma nimara kuwugeramo uwuvemo nta n'umwotsi ukunukaho, kugira ngo abanyamahanga bamenye ko hari Imana ishobora byose. Uko bisa kose Imana iragira ngo ubanze ugere mu karengane, ubanze ushyirwe mu ngunguru y'amavuta, nk'uko Yohana komantere zivuga ko yayishyizwemo. Yesu ashimwe cyane. Imana yanetararize, igaragaza imbaraga zayo, abantu bamenye neza ko hari Imana ishobora byose. Iragira ngo ubanze ugere mu kirwa cy'Ipatimo giteye ubwoba, hanyuma ikugirire ubuntu n'imbabazi zagukureyo, igaragariza amahanga yose ko hejuru y'imbaraga zayo hari imbaraga z'Imana. Imana ishimwe. Rero ihangane mwene data, nubwo ubona bitoroshye, nubwo ubona imbere hari ibiteye ubwoba, ariko ndagira ngo nkubwire ngo
hari Imana ishobora byose, hari Imana iganje, hari Imana ifite imbaraga zo kugukiza icyo kigeragezo. Imana ishimwe. Kari agaciyeho, ariko Imana yaransobanuriye irambwira ngo ni umwuka w'abadayimoni ugiye kuzamukira mu banyamahanga. Twabivuze ni abantu badukijwe bari hanze y'itorero, hanyuma barangiza bakarwanya itorero ry'Imana, bakarwanya abizera Yesu Kristo by'ukuri, bakarwanya bari guca mu nzira nyayo. Kuko mbaza uwo muntu ngo kubera iki uyu muntu muri kumurwanya, yarambwiye ngo ari gucamo, nuko atari gushaka guca mu nzira turi gucamo, ngo arashaka kwicira mu nzira ye. Ngo nuko rero turashaka kumwica, kuko nabonaga bafite umujinya mwinshi, kandi gahunda yo kumufata nibamufata bari bumwice. Ngo turashaka kumwica kugira ngo hanyuma tugendere mu nzira yacu. Imana rero tugiriye neza, inzira turazizi, Yesu yarazigaragaje, nazivuzeho muri Matayo 7:13. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hanyuma Imana yarambwiye ngo muri icyo gihe bizaba bikomeye gutyo, itorero riri guhigwa, abanyamahanga nyine bari guhiga abemeye ukuri nyako. Imana yarambwiye ngo muri ba bandi bari baremeye bwa mbere, deni rya yerekwa rya mbere nabonye mbyanga, urumva nuko Imana yabinyeretse gutyo, ariko si njyewe wanze jyenyine, ahubwo hari n'abandi banze baca mu nzira nciyemo, bagomera rya tegeko rindi ryaje. Hanyuma Imana yarambwiye ngo hari abantu bazaba baremeye mbere nyine kurenganwa, bakemera guhunga, bakemera guca muri iyi nzira yindi, ariko noneho nibamara kubona abanyamahanga babijemo, bakabona akarengane gatangiye kuza, Imana yarambwiye ngo aba bantu bazahakana, nibarangiza batangire kuvuga ngo abandi barayobye, babandi nyine bari guhunga, babandi bari guca mu yindi nzira, babandi bari guca mu nzira y'ukuri, bazatangira kuvuga ngo barayobye, ngo bavuge ngo mbese ni ukuvuga ko abandi bose badakijijwe. Batangire ngo kuzana impamvu zitagaragara. Imana yarambwiye ngo abantu nk'abo bazavuka. Impereza ijambo hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, kuri icyo kintu yari imbwiye cy'uko hari abazahinduka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24, umurongo wa 9 haravuze ngo ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye, nibwo benshi bazasubira inyuma bangane, nibwo benshi bazasubira inyuma bazagambanirana bangane. Umurongo wa 10 niwo nshaka cyane, ngo nibwo benshi bazasubira inyuma bazagambanirana bangane. Urumva aba bantu ikintu kizaba kibasubije inyuma ni ibintu bibiri: kugambanirana no kwangana. Kuko bazaba noneho bamaze kugera mu mwuka w'isi neza, ntacyo bagihisha. Niyo mpamvu rero ngo bazagambanirana. Niba hari aho wenda mwari mwihishanye muri guhunga iyi nzira, bazatangira kubaranga ngo ngabari aho bihishe. Niba wenda hari uburyo mwari mwarapanze bwo guhungamo, bazatangira kurangaho mwese muri. Yesu ashimwe cyane. Imana yarambwira ngo bazagambanirana bangana. Ibyo byose bazabikoreshwa n'urwango, kuko noneho bazaba bamaze gufatwa n'umwuka w'isi cyane. Yesu yigeze avuga ijambo rikomeye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 15, umurongo wa 18. Aravuga ngo ab'isi nibabanga, muzamenye ko babanje kuwunyanga batarabanga. Aravuga ngo iyo muba ab'isi baba bakunze, ariko kuko mutari ab'isi ahubwo nabatoranyije mu b'isi, nicyo gituma ab'isi babanga. Mwibuke ijambo nababwiye ngo umugaragu ntaruta shebuja. Iyo babumvisha ijambo ryanjye n'iryanyu baba baryumviye. Ni ukuvuga ngo rero abo bazaba bafashwe n'umwuka w'isi, kandi umwuka w'isi wanga umwuka wa Kristo. Ab'isi, abantu bari mu mwuka w'isi banga abantu bari mu mwuka w'Imana. Ni ukuvuga ngo rero n'urwo ruhande bazaba bagize gute? Bazaba noneho ababo bazagambanirana ubwabo. Nubwo tubonye ku murongo wa 9 ko ubwo ari bwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Abo ni abanyamahanga bari hanze, ariko natwe muri twe Yesu aragaruka akagaragaza ko no mu itorero ngo nibwo benshi bazasubira inyuma. Niba hari abasubira inyuma, bivuze ngo hari abari bagiye, ariko nubwo bari bagiye basubiye inyuma, noneho bazasubizwa inyuma sasa, noneho no kugira ngo bagambanirane bicane. Iteka gusubira inyuma nta kiza cyawo. Yesu yigeze avuga, hari umuntu wari umubwiye ngo ndagukurikira, ariko reka mbanze
nje guhamba data, yaramubwiye ngo nta muntu ufashe isuka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nta muntu ufashe isuka usubira inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana. Ikindi kandi gusubira inyuma mu buryo bw'umwuka bishushanya kuva mu nzira ijya mu gakiza usubira inyuma mu nzira ijya ikuzimu. Birashushanya kuva mu nzira igana i Kanani usubira muri Egiputa. Rero uku gusubira inyuma mu buhanuzi kurimo ikintu kinini. Benshi ni ugusubira inyuma mu mitima yabo kandi bazasigara bibwira ko bakijijwe. Abo ni bamwe natangiriye kuvuga bari mu mwuka w'idini. Ku mwuka w'idini niwe Yesu yari ahanganye nawo. Bari abanditsi n'abafarisayo bose bari mu mwuka w'idini, kuko buri mwuka w'idini ugaragazwa n'ibintu bigera muri bitatu: amategeko, imigenzo, amahame. Ibyo nibyo mbashije kuvuga, sinsizeho urufatiro rwabyo, ariko ibi bintu nibyo bibagize. Usanga kenshi barishyiriyeho amategeko yabo, bavuga ko ngo arayafasha Imana, arayafasha nyine ijambo ry'Imana, icyo twita disipurine z'amadini. Ariko kandi itorero rya Kristo by'ukuri ntabwo rikwiriye gukurikiza disipurine kurusha uko rikurikiza dogitrine. Ko dogitrine ni inyigisho nzima ziri mu ijambo ry'Imana, ariko akenshi muri disipurine usanga ari amategeko y'abantu bishyiriyeho. Ni ishyirahamwe ry'amategeko abantu bishyiriyeho kugira ngo afashe ngo ijambo ry'Imana. Ariko ibi ngibi ni ikinyoma. Imana irihagije, ishobora byose. Ntabwo igishushanyo cyangwa se ikibumbano gishobora kugira inama uwakibumbye. Ni ibintu bidashoboka. Ariko nyine kubera ko umwuka w'idini uri mu bantu biciriye izindi nzira. Ibi ngibi ni uburyo bwo kwiremera inzira zibasha kubageza ku Mana, kuko mu matorero nk'amwe n'amwe uzasanga hari amategeko runaka yo kuvuga nukora iki ngiki, nukora iki ngiki, nukora iki ngiki, uzaba uri umwadeperi, uzaba uri umuprotestani, uzaba uri umudivaniste. Hari amategeko bafite ku buryo kuri bo iyo uyakurikije ari bwo ubaye umukirisitu, ariko mu gihe utayakurikije ntabwo uri umukirisitu. Yego. Birantangaza cyane, kubera ko ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye ndumva Abefeso ibice 4 hari amagambo meza, mbabarira umfashe nyasome nze kubona uko nsoza aya magambo, ariko nyasome mvugeho gatoya. Abefeso ibice 4 umurongo waho wa mbere haravuze ngo nuko ndabinginga jewe imbohe y'umwami Yesu ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe, mwicisha bugufi rwose, mufite ubugwaneza n'ubwose no kwihangana, mwihanganirana mu rukundo, mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Hariho aha ndashaka kumwumva cyane ku murongo wa 4. Yaravuze ngo hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe icyiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe, n'umubatizo umwe. Hariho Imana imwe, ariyo Data wa twese, udusumba twese, uri hagati yacu twese, kandi uturimo twese. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko biratangaza, ahangaha batubwiye ngo hariho umwuka umwe. Twese twabatijwe mu mwuka umwe, uwo Imana yasutse ku munsi wa Pentekote. Umwuka yamanukiye intumwa kandi zari ziri hamwe mu mwanya umwe zihuje umutima. Nicyo gituma buri umwuka wera amanuka ahantu bahuje umutima. Icya kabiri iravuze ngo nk'uko mwahamagariwe icyiringiro kimwe. Tito 2:13 hari amagambo meza avuga ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, ngo watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirira abantu kuba ubwoko bwe bwite bagiye ishyaka y'imirimo myiza yose. Imana y'amahoro itugirire neza. Amen. Iki ngiki ni icyiringiro kimwe, biratugaragariza ko ari Yesu Kristo ari we byiringiro byacu abizera. Ngo hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe icyiringiro kimwe no guhamagarwa kwanyu. Hariho umwami umwe, uyu ni Yesu Kristo, turamuzi ko ari we wacunguye itorero kandi ari we uri hagati, no kwizera kumwe. Ahangaha iyo mageze rero ndahatinda. Yesu ashimwe cyane. Amen. Niba kwizera ari kumwe kandi Yesu ari we twizeye, kandi tukaba tugana mu ijuru rimwe, ni gute? Ni ibintu birebire kandi binamaze igihe kinini, ariko uko bisa kose igihe kirageze kugira ngo abasenga Data by'ukuri bamusengere mu mwuka no mu kuri.
kandi igihe kirageze kugira ngo abantu bamenye inzira nyayo bakwiriye gucamo bareke gukomeza kuyoba. Niba kwizera kwacu ari kumwe, umwami ari umwe, imana ari imwe, ibyiringiro ari bimwe, umwuka ari umwe nk'uko tubibwiye, umubatiza akaba ari umwe, ni ukubera iki uyu munsi hariho abadive, hariho abadeperi, hariho abaporoso, hariho abanyagatulika, hariho abayeperi? Ibi byose bisobanuye iki? Yesu Kristo ntabwo aza mu isi yaraje gushinga idini, ahubwo Yesu Kristo amadini n'ubundi yayasanzeho. Ahubwo icyo yakoze, yashinze itorero rye rigendera ku mategeko ye, rikagendera ku mwuka umwe, itorero ubundi riyoborwa n'umwuka n'ijambo ry'Imana, nta bindi byaho biri inyuma. Ibi ngibi byose bindi biba ari ibyo kugira gute? Rero ni ukuvuga ngo izi ni inyungu z'amadini cyangwa se z'amashyirahamwe, aya mazina yose nyine mvuze n'ayandi yose menshi, kuko ni menshi yagiye aza ku bwa bizinesi z'abantu bitewe n'irari ryabo n'ibyo bishakira. Ariko ni ukuvuga ngo itorero rya Kristo ni rimwe kandi riyoborwa n'ijambo ry'Imana hamwe n'umwuka wera. Iryo rero ni naryo naje guha ubutumwa, ntabwo ubutumwa ari ubw'idini, kuko idini ndivuzeho ko riri mu mwuka w'isi, ahubwo niryo rigiye gufatanya n'abo banyamahanga kugira ngo rirwanye itorero ry'Imana nyakuri. Isuzume rero wowe mwene data, urebe ahantu uri, urebe aho uhagaze, umenye neza niba Yesu Kristo ari kukwemera, umenye neza niba uri kugendera mu ijambo ry'Imana nk'uko Yesu Kristo yabivuze yarisize, umenye neza niba uri kuyoborwa n'umwuka wera. Pawulo yaravuze mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 25 ndumva yaravuze ngo niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa nawe. N'ibyo uri gukora byose bihamanye n'ijambo ry'Imana, bikaba bidakurikiza umwuka wera icyo akubwira, mwene data, umenye neza ko utari mu nzira y'Imana, kandi ubu butumwa ntago ari ubwawe, ubutumwa ni ubw'itorero ry'Imana ry'ukuri. Nashatse ubu butumwa kubukerensa vuga ngo nzaba mbutanga, ariko Imana imbuza umutekano, irambwira ngo ihute ujyane ubu butumwa bwiza, kuko ubu butumwa ni ubw'itorero, ntabwo ari ubw'ururimi rumwe, si ubw'igihugu cy'umwe, ni ubw'itorero, umuntu wese witirirwa izina rya Kristo aho ari hose. Ube maso rero kandi musenge kugira ngo mutagwa mu moshya, kuko uyu mwaka kuba Imana iba yaragaragaje yerekwa nk'iri ku itariki ya mbere, bivuze ngo ni ukwitonda cyane, ni ukwitonda cyane, kuko hari ikiri guhishura muri uyu mwaka. Siba no kuri uyu mwaka kuko itambwiye ngo bizaba ryari cyangwa se bizagenda ryari, ariko yambwiye ko byihutirwa, abantu bakwiriye kubimenya. Ariyo mpamvu naje kuri uyu muyoboro, kuri iyi channel y'Umusaraba TV, kugira ngo Imana y'amahoro ibashe kuba yavugana n'ubwoko bwayo. Ndasoreza mu ijambo ry'Imana Imana yamaye kugira ngo nsorezeho hano mu rwandiko n'ubundi Pawulo yandikiye Abefeso ibice 5 n'ubundi turasoma umurongo wa 15 turangiza wa 17. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. 16 yaravuze ngo mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Ndasubiramo aya magambo arakomeye kugira ngo muyumve neza. 15 aravuze ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda. Iri ni itorero riri kubwirwa, kuko itorero niryo ribasha kumvira iri jambo. Yego. Nuko mwirinde uko mugenda, nuko mwirinde uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge. Ubwenge Bibiliya bivugaho Yobu 28:28, kavuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Urumva rero kubaha Uwiteka nibwo bwenge buri kuvugwa hano. Yego. Pawulo aravuze ngo mutagenda nk'abatagira ubwenge, mutagenda nk'abatubaha Imana. Byumvikana ibi bintu, kuko hari abatubaha Imana kandi abo ngabo bafite ukuntu bagenda, bafite uburyo bagendamo, ni ibyigenge, ni abanyakamere, ni abanyamagambo, ni abanyamujinya, ni abanyamatiku, ni abasambanyi. Baravuga ngo barasenga ariko ni abasambanyi, ni abajura, ni abarozi. Baritwikiriza umwambaro w'agakiza wo gukiranuka, barangiza bakawukoreramo ibyaha. Abanga bari bafite uko bagenda. Imana iri kukubwira ngo witandukanye nabo, umenye ukuntu ugenda,
we kugenda nk'utagira ubwenge, kuko tubonye ko abatubaha Imana bo nta bwenge bafite. Uko waba uri kose, waba uri porofeseri, waba uri umudogiteri ukomeye cyane, waba uri ku rwego rwose uriho, kuko ntabwo ushobora kuruta Imana, nta nubwo ushobora kugira agaciro nk'ak'Imana. Imana iravuga ngo nta bwenge ufite niba utayubaha, niba ibyo ukora byose ari ibitukisha izina ryayo, nta bwenge imbere y'Imana ufite, ahubwo uri umupfapfa. Imana itugirire neza kandi Imana itwambike imbaraga. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mwe kugenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Ngo mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nyumvira, Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngo mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Yesu ashimwe cyane. Asoza avuga ngo nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Yaba wari uzi ko iminsi ari mibi, mwene data, wagatunganije inzira zawe, warangiza ukagenda uko Imana ibishaka. Igihe kiratwegereye kuruta igihe twizereye. Imana itugirire neza kandi Imana itwambike imbaraga. Ni iyi message nari mfite kugeza ku bwoko bwayo. Imana y'amahoro ikomeze kutugirira neza kandi Imana itwambike imbaraga. Wowe ucyumviye iyi message ukuremo iryawe, kandi Imana irashaka kuba mu mwanya wayo. Waba uri mu idini runaka, waba utaririmo, ariko reka nkubwire ijambo ry'Imana n'umwuka wera nibyo Imana igusaba kugira ngo ukurikize, kuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data atamujyanye. Ntabwo ushobora kunesha igihe ijambo ry'Imana ritagwiriye muri wowe. Na Yesu umwami ubwe ari umwami w'abami, yatsindishije Satani. Handitswe ngo ntabwo amagambo yawe ayo matiku wirirwamo, ntabwo ibyo wirirwa uvuga n'ibyo wivugisha, ntabwo bishobora guhangara Satani. Nta nubwo amafaranga ufite cyangwa se amashuri ufite cyangwa se icyo uri cyo cyose muri iyi si, ibyo ntabwo byakanga Satani, kuko niwe mutware wabyo. Niwe mutware wabyo, kuko biravuga ngo nimugakunde iby'isi cyangwa ikiri mu isi, ahubwo kuko ukunda iby'isi gukunda Data twese kutari muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, yari iry'amaso no kwibona ku by'ubugingo, bidaturuka kuri Data twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana ngo no kwifuza kwayo, ariko abubaha Imana bo bazahoraho iteka ryose. Satani arimo agerageza Yesu, yaramubwiye ngo yamujyanye kugasongera ku musozi muremure, aramwereka ngo ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ngo nupfuka mukandamya biriya byose ndi bubiguye, kuko ari njyewe wabigabanye. Sinjya mu buryo yabigabanye, muzi uburyo umuntu yacumuye, aho niho yatereye ubutware abuhereza Satani. Ibintu byose byari iby'umuntu, Imana yabiremeye umuntu, ariko arangije kubwo kutumvira icyo Imana yavuze, ahereza ubutware bwose Satani. Nubwo buryo Satani yabugabanyemo. Icyagaragaje rero ko ari ibyo byavuze ari ukuri, nuko Yesu yamubwiye ngo genda Satani, kuko bihanditswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, aba ariyo yonyine ukorera. Iryo jambo yamushubije ubwaryo rirahamya ko nyine byose ari Satani wabigabanye. Rero icyo waba ufite cyose, icyo waba uri cyo cyose, ubumenyi waba ufite bwo mu isi, amafaranga waba ufite, imitungo waba ufite, ibyo ntabwo bibasha kugukiza imbere ahangaha. Ahubwo b'amaso, usome ijambo ry'Imana ribe muri wowe rigwiriye, usabe mwuka wera yuzure muri wowe, kuko ari we wagushoboza. Ntabwo ushobora kuba umugabo wo guhamya wowe imbere y'intambara cyangwa se y'ibije udafite imbaraga z'umwuka wera. Ntabwo mbatindira rero, reka dusenge Imana. Imana ikomeze kutugirira neza kandi ikomeze kutwagura. Narinde kukubwira ngo ube maso, ubere maso ubugingo, kubera ko benshi bagiye kwiroturuva ubugingo bwabo bwamaze kugera ikuzimu, kandi niyo migambi Satani n'abadayimoni bafite, niyo migambi kiyoka umuhanuzi w'ibinyoma n'inyamaswa bafite. Bamaso, Imana itugirire neza. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana nkuru kandi ishobora byose, Imana iri hagati mu itorero ryayo, Imana yaduhaye Kristo Yesu, Imana yaducunguje amaraso y'igiciro, Imana yadukoye iteka ryose,
mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye, ngushimiye kugira neza kwawe, ngushimiye imbabazi ugirira twebwe abari mu isi tudakwiriye. Ni ukuri murengezi w'ubugingo, ijambo ry'Imana rirambwira mu Efeso ibice 2 ku murongo waho wa mbere, murengezi w'ubugingo riratubwira ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere. Mu izina rya Yesu Kristo wagize neza. Ni ukuri mwami, ijambo ryawe rikomeza rimbwira n'ubundi mu Efeso 2:10 ngo kuko turaweremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Mu irema ryawe mwami, wari uremye umuntu mu ishusho yawe nk'uko wabivuze mu Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 26. waravuze ngo tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu, ngo nuko batware byose byo mu isi, batwara amatungo, inyanja n'amafi byose. Ariko mwami nyiringabo Uwiteka, kubwo kurangara k'umuntu, dore mwami nyiringabo byose twarabinyazwe turangije murengezi w'ubugingo, dupfa mu buryo bw'umwuka. Nuko gitere cy'amahanga nyiringabo tuba mu buzima butandukanijwe nawe, ariko kubw'urukundo rwawe yohereza Kristo Yesu kugira ngo atuzure. Nicyo gituma bamwizeye bose nyagasani bafite ubugingo buhoraho muri bo. Nuko mwami ndakwinginga kugira ngo ukomeze kubana natwe, ukomeze kudushyigikira. Itorero ryawe hano mu isi tugeze mu mfunganwa, tugeze mu minsi igoye, ni iminsi y'imeruka, ni iminsi itoroshye, ariko tuzi neza kuko bisa kose mwami nyiringabo ni wowe torero, nk'uko ijambo ryawe ribivuga mu Bakolosayi igice cya 1 umurongo wa 18 ngo niwe mutwe w'umubiri, niwe torero. Ubwo rero data mwami, Bibiliya irahamya neza kuri hagati mu itorero ryawe. Data ndakwinginze kugira ngo ubane natwe, ubane n'umuntu wese wumva iki kiganiro, ubane n'umuntu wese ubutumwa bwiza bugejeho, ubane n'umuntu wese wifuje ko abasha kumvira ijambo. Ni ukuri gitere cy'amahanga uhereza abantu umwuka wera. Ntabwo iyi minsi twayicamo twambaye inyama n'amaraso gusa, ahubwo dukeneye umwuka wera nyagasani, kuko niwe wenyine wadushoboza. Urakoze Yesu Kristo, urakoze murengezi w'ubugingo. Hereza umugisha wese umuntu wese wumvisha gitere cy'amahanga nyiringabo iri jambo ryawe. Hereza umugisha mwami nyiringabo iyicana w'Umusaraba TV. Hereza umugisha murengezi w'ubugingo nyagasani mwami nyiringabo byo bagerageza gukora, kandi uhereza abantu kumva no kumvira mwami nyiringabo, kugira ngo babashe gukora mwami nyiringabo ibyo ushaka. Bityo mwami nyiringabo uri ku rugi ukomanga, benshi bagukingurire. Mwami ubwo ugiye kugaruka, twese tuzabashe kubona kugaruka kwawe. Urakoze rero ko wumvise gusenga, kandi Imana igiye gukomeza kubana natwe muri byose. Habwa ikuzo, gukomera no guhimbazwa. Uwiteka ibyo ubona bidukwiriye byose, ukomeze kubiduhana n'abera bose bashimye kandi bakunze kugaruka kwawe. Mu izina rya Yesu Kristo nsenze nize, urakoze. Amen. Amen. Imana igumugisha. Nawe Imana igumugisha, turagushimiye umugisha w'Imana ukubaho mu izina rya Yesu Kristo. Utugejejeho ubutumwa, ariko kandi burumvikana, ariko birashoboka yuko hari utasobanukirwa cyangwa se wakwifuza yuko mushobora kujya n'undi buryo mufatikanyamo. Reka tugusabe uduhe nimero za telefone umuntu yakubonaho. Murakoze cyane. Nimero yanjye ya telefone kubashaka kugira ikindi babaza kuri ubwo butumwa cyangwa se no kugira ikindi basobanuza, ko twavuze ko turi abakozi b'Imana kandi duhamagariwe gukorera Imana, duhamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Nimero yanjye ni 079 23 7 058. Ndasubiramo kugira ngo byumvikane neza. 079 23 7 058. Iyo ni nimero yanjye ya MTN. Tigo ni 072 62 51 258. Yego. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Akeka birumvikanye. Murakoze. Dushimiye n'umuntu wese wabanye natwe muri icyo kiganiro. Ibiganiro byacu ku Umusaraba TV nakagaruka. Ciao ciao.